Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Siporo mu buzima ni ingenzi. Ibyo byose turabizi kuva tukiri bato, abakuru buri wese arabizi akamaro ka siporo. Ndetse siporo ishobora kuboneka mu mikino itandukanye, haba iy'intoki, haba iy'amaguru, ndetse n'ubundi buryo bwose umuntu akoramo siporo bugiye butandukanye. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko umuntu ukora siporo buri munsi agira ubuzima bwiza, ndetse kandi bikaba byamurinda kwandura indwara zitandukanye zitandura zirimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ukabije, hakiyongeraho kandi n'uko umuntu ashobora guhorana akanyamuneza bitewe na siporo. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru ucsfhealth.com, tugiye kurebera hamwe impinduka umubiri ugira iyo utangiye gukora siporo buri munsi, ndetse tuze no kurebera hamwe akamaro ka siporo ya mu gitondo. Njye Adolphe Jeanne Mani mbahaye ikaze. Reka duhere ku munsi wa mbere utangiye gukora siporo. Mu gihe uri gukora siporo, amaraso atembera ku bwonko ariyongera, ugira imbaraga kandi ukaba maso. Ibi tubikesha umusemburo wa epinephrine uba urekurwa. Uyu musemburo wongera ubushake bwo gukora, ukarinda ububabare, ndetse ukagufasha gushabuka byihuse. Umwuka mwiza wa oxygene winjiza mu mubiri uriyongera cyane, nabyo kandi bifasha ubwonko gukora cyane no gutekereza neza. Mu gihe ukora siporo zo guterura ibyuma, imikaya yawe yongera ubushobozi bwo gukoresha no kubika isukari, bikaba ikintu cy'ingenzi mu kurwanya indwara ya diyabete, yaba ku bayirwaye cyangwa se abenda kuyirwara. Uretse gufasha kongerera imbaraga umubiri, ifasha uturemangingo kubaho igihe kirekire. Iyo ukoze siporo kandi bwa mbere cyangwa utaruzerutse, akenshi wumva imikaya cyangwa mu ngingo hakubabaza. Ibi ni ibisanzwe ku mubiri kuko uba uri kugerageza kwisana. Nyuma y'iminsi mike biragenda, kandi wakongera gukora siporo ntugire ikibazo. Reka turebe kandi nyuma y'icyumweru kimwe uri gukora siporo, agace gato kagize uturemangingo cells kitwa mitochondria cyangwa se mitochondria bitewe n'uko usoma, twagereranya na moteri itanga umuriro mu ruganda. Mitochondria niho imbaraga z'umubiri zikorerwa, kuko ifata isukari, ibinure ndetse na proteine ikabihinduramo ingufu umubiri ukoresha, bityo igihe cyose ugahorana imbaraga. Mitochondria kandi ziriyongera cyane, bityo igihe cyose ukajya wumva ufite imbaraga. Nyuma y'ukwezi kumwe konyine ukora siporo, imbaraga zawe zirahinduka cyane, ugatangira kubona impinduka no ku mikaya yawe. Ubuzima bwawe ntabwo kandi ubona buhinduka. Niba hari akarimo wakoraga kakugoye cyane, utangira kubona byoroshye. Niba hari ahantu wagendaga gukomereye, utangira kubona horoshye. Yewe no gusinzira ku kazi kenshi ugatangira kubona bigabanuka. Imyitozo wakoraga nayo iriyongera. Niba wiruka, ugatangira kwiruka harehare. Mu koga ukoga vuba cyane, yewe n'ibindi byinshi bitandukanye. Nako abakinnyi babikora, gukora imyitozo bahozaho. Ukora imyitozo kurusha abandi, akenshi usanga abarusha icyo twakwita nka stamina, cyangwa se ibyo dukunze kwita igihaha. Nyuma y'amezi 6 kandi haba hari impinduka zigaragarira buri wese. Hagati aho n'umutima wawe uba wariyongereye ubunini. Uburyo umutima utera nabyo biragabanuka. Bivuze ko umutima uba uterana imbaraga kandi usohora amaraso menshi, bityo ntuteragure cyane. Ibi bifasha cyane kurinda indwara z'umutima nka heart attack n'izindi zangiza umutima. Nyuma y'umwaka umwe gusa, uburemere bw'amagufwa buriyongera, hakagaragara impinduka no ku buryo amagufwa ateye. Ni hahandi ubona umuntu arambutse cyane cyangwa ateye neza. Kwiyongera k'uburemere bw'amagufwa binafasha cyane abarwaye indwara ya osteoporosis kuba bakongera kuba bazima, ndetse bakagabanya ibyago byo kuvunika. Muri iki gihe kandi uba umaze gukunda siporo cyane ku buryo niyo utazikoze wumva umerewe nabi. Buri gihe tugirwa inama yo gukora siporo kuko ari ingirakamaro. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko ari wo muti wo kurwanya indwara z'agahinda gakabije ndetse no kwigunga. Hagati aho reka turebere hamwe akamaro ka siporo ya mu gitondo n'impinduka izana mu buzima bw'umuntu. Nta gushidikanya ko buri wese azi akamaro ka siporo.
mu buzima bwa muntu, ariko siko buri siporo igira akamaro, ndetse buriya hari izigira kenshi kurusha izindi. Aha tugiye kugaruka kuri siporo ya mu gitondo izuba ritarakara hagihehereye. Icyambere ugomba kumenya kuri iyi siporo ni urufunguzo rw'akanyamuneza ku munsi wose. Abajya ku kazi barangije siporo ya mu gitondo bavuga ko bagakora neza kurusha, kuko iyo siporo ya mu gitondo ngo izamura imisemburo ya endorphine irwanya stress, ikarinda umuntu kwirwana umunabi ahubwo akumva yishimye. Siporo ya mu gitondo kandi ibafasha mu gutwika ibinure bidakenewe mu mubiri, kuko umuntu aba ayikoze atararya. Umuntu ukoze siporo mu gitondo asinzira neza nijoro. Siporo ya mu gitondo ifasha gukangura umubiri buhoro buhoro, imikaya ndetse n'umutima. Siporo ya mu gitondo kandi ni nziza iyo ntacyo umuntu arayishyira mu nda, kuko ifasha abantu bifuza gutakaza ibiro, gusa ngo ntibagombye gukora siporo nyinshi inshuro irenze imwe mu cyumweru. Ikintu ugomba kwirinda, si byiza gukora siporo mu masaha akuze y'umugoroba nyuma ya saa moya, kuko nguko amasaha yo gusinzira agenda yegereza, umubiri ugenda ukonja, kandi siporo yo ikora ikinyuranyo ahubwo ikawushyushya. Ngo niyo mpamvu ari byiza gukora siporo mu gitondo nk'uko bisobanurwa n'abashakashatsi batandukanye. Si byiza gukora siporo zikomeye mu gitondo, kuko nta kintu umuntu aba yari yarya. Siporo ya mu gitondo ntiyagombye kurenza iminota iri hagati y'iminota 30 n'iminota 45. Kugira ngo umuntu abone umusaruro wo gukora siporo mu gitondo bisaba ko abikora bikunze, abyishimiye, adahatiriza, kuko iyo bisaba kwihatiriza ntacyo bimugezaho, nk'uko bisobanurwa ku rubuga rwa wa3.samatis.fr. Ndabashimiye. Ibindi biganiro nk'ibi ngibi nakagaruka. General Adolphe Janeman.